mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo amagambo yose mabi batuvuzeho avuguruzwe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu atubera ubwirinzi, burinda ibibi, burinda imyambi Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Muvandimwe, reka nkubwire, abantu benshi bibaza impamvu abanyamasengesho basenga mu ndimi. Nanjye nkunda gusenga mu ndimi. Gusenga mu ndimi ni kimwe bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Intumwa zasengaga mu ndimi. Pawulo yasengaga mu ndimi. Umwami wacu Yesu Kristo yakundaga gusenga, yamaraga amajoro yose asenga. Impamvu rero abanyamasengesho basenga mu ndimi nta yindi mpamvu ni ukugira ngo bubake umushyikirano n'Umwuka Wera, ni ukugira ngo bubake umushyikirano n'ijuru. Kubera ko iyo uri gusenga mu ndimi, Uwiteka yubaka mu bugingo bwawe ururimi rw'umuriro. Uwiteka guha ururimi rw'umuriro. Buriya reka nkubwire, abantu benshi barabatijwe ariko ntabwo babatijwe n'Umwuka Wera. Kubera ko ikimenyetso cya mbere cyo kubatizwa n'Umwuka Wera nuko uvuga izindi ndimi. Amadini ntabayobye, hari amadini ari kuyobya abantu, ababwira ngo gusenga ngo mu ndimi ntacyo bimaze. Are we, kimwe mu kimenyetso cyerekana ko ubatijwe n'Umwuka Wera nuko uvuga mu ndimi, nuko usenga mu ndimi, nuko Uwiteka guha ururimi rw'umuriro. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Igihe Umwuka w'Imana yamanukiraga intumwa n'abari bari kumwe nazo, bahawe ururimi rusa n'umuriro, bahawe ururimi rutwika mu isi y'umwuka, bahawe ururimi rutwika abadayimoni, bahawe ururimi rutwika ubukene, rutwika ibigeragezo, rutwika amakuba ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndagusabira kugira ngo Uwiteka guha ururimi nawe, ururimi ruzana impinduka ku buzima bwawe. Uwiteka guha ururimi, urekereho kongera kuvuma, urekereho kongera kuvuga amagambo y'urucantege, urekereho ngaho kuvuga amagambo atagize ikintu amaze ku buzima bwawe. Utangire uvuga amagambo y'ihumure ku buzima bwawe, utangire uvuga amagambo y'ibyiza ku buzima bwawe, utangire uvuguruza abapfumu n'abarozi ibyo bavuze ku buzima bwawe. Uvuguruze imivumo n'ibibi byose biri ku muryango wawe, biri ku bana bawe, byose bikurweho mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndagusabira kugira ngo Uwiteka guha ururimi rushya mu izina rya Yesu, Uwiteka guha ururimi mvajuru mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Reka nkubwire, izi ndimi tuvuga zisanzwe zirimo amayobera, zirimo ibibi. Ijambo rarivuga ugasanga rifite ubusobanuro bwinshi, ijambo rarivuga ugasanga risobanuye ikintu kirenze kimwe. Niyo mpamvu iyo dusenze mu ndimi zacu, birashoboka yuko abadayimoni bashobora kuvuguruza amasengesho yacu, abadayimoni bashobora gutangira amasengesho yacu. Urugero, iyo uvuze ijambo agaciro gafite ubusobanuro bwinshi. Gashobora kuba agaciro k'ikintu, umumaro ikintu gifite, cyangwa se value ikintu gifite. Ariko agaciro gashobora kuba n'ikintu abami baciragamo kera mu gihe cy'ubwami, hari ikintu baciragamo cyitwa agaciro. Ushobora gusenga isengesho rero, iryo jambo rikaba ririmo, abadayimoni bakavuguruza cyangwa se bagatangira isengesho ryawe. Iyo uvuze ijambo umucyo usobanuye ibintu byinshi. Hari umucyo uyu nguyu utuma tureba, ari wo kinyuranyo cy'umwijima, ariko hari n'umucyo bisobanuye ukuri. Iyo uvuze ijambo umwuka usobanuye ibintu byinshi. Umwuka ushobora kuvuga uyu duhumeka, ushobora kuba umwuka wacu, umuntu w'imbere, ushobora no kuba n'imyuka, ibiremwa by'umwuka. Urumva rero ko ijambo umwuka niba riri mu masengesho yawe, birashoboka ko abadayimoni bazitira amasengesho yawe. N'andi magambo menshi, hari n'amagambo noneho ari mu ndimi tuvuga asobanuye imivumo, asobanuye ibintu bibi. Ariko iyo uri gusenga mu mwuka, ntabwo abadayimoni bumva icyo uri kuvuga. Ni kode ziba zumvwa n'ijuru gusa, ni kode ziba zumvwa n'abamarayika gusa. Nawe wibaze, urimo urasenga, urimo uravuga strategy zawe, urimo uravuga imigambo ufite, urimo urabwira Uwiteka ibyifuzo byawe. Satani ahita akora counter, ahita akora contra attack, agatinya no kuba ku buryo bwo kuvuguruza amasengesho yawe. Iyo uri musenga n'abadayimoni baba aho ngaho hafi bumviriza. Iyo ubwiye Imana ati Uwiteka ndakwingize ngo ugire icyo ukora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, urushaka kurwangira utera imbere, mu kazi kanjye bigende neza, abadayimoni ntabwo bicara, bahita birukanka bakajya gukora ibindi bikorwa byaburizamo amasengesho yawe. Ariko iyo usenga mu ndimi, iyo usenga mu rurimi batumva, abadayimoni barabacanga. Amadini rero ntabacange, amadini ntabayobye. Tangira
winginga Umwuka wera akwigisha uko basenga mu ndimi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa. Ingingo Uwiteka mu Uwiteka ndakwinginze impano yo kuvuga mu ndimi, impano yo gusenga mu ndimi. Nyigisha uko nasenga mu ndimi kugira ngo njye uko nganira nawe nta cyampungabanya. Impamvu Uwiteka agutabara nta yindi ni ukugira ngo ujye usenga Uwiteka nta nzitizi nta nubwo bufite. Muvandimwe rero tangira wiga gusenga. Muvandimwe rero tangira wiga gukorera Uwiteka mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, buriya abarozi n'abapfumu iyo barimo bagirana amasezerano hagati yabo kugira ngo bagirire nabi yaba itorero cyangwa n'abana b'Imana, hari imbaraga z'umwijima zibahuza, hari imbaraga z'umwijima zihuza ibicaniro byabo. Iyo utangiye rero gusenga mu ndimi, iyo utangiye gusenga ukagirana umushyikirano n'Imana, za mbaraga zibagize zitangira gushonga. Abarozi benshi barapfa, abapfumu benshi barapfa, inkozi z'ibikibi nyinshi zirapfa iyo turi gusenga. Noneho cyane cyane iyo abana b'Imana basenga bahuje umugambi, kuko uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bari bavuga izina ry'Uwiteka Imana, bahari kubw'izina rya Yesu Kristo, Uwiteka bari kumwe nabo. Iyo abana b'Imana bihurije hamwe batangiye gusenga, bubaka imbaraga. Izo mbaraga rero zica inkozi z'ibibi zo mu isi y'umwijima. Izo mbaraga zica abadayimoni. Izo mbaraga zirimbura ubushobozi bw'imyuka mibi bwo kutugirira nabi. Iri banga rero n'abapfumu bararizi. Niyo mpamvu bihuriza hamwe kugira ngo barwanye abana b'Imana. Bihuriza hamwe kugira ngo bagire imbaraga nyinshi, bagire urukuta rukomeye. None nusenga bigore kumena rwa rukuta. Noneho cyane cyane iyo usenga mu rurimi bumva, biroroshye cyane kuri bo kuba baza bakavuguruza ya masengesho yawe, cyangwa se bakubaka n'ubundi buryo bw'ubwirinzi butuma amasengesho yawe atarenga umutaro. Abantu benshi barasenga amasengesho ntarengane n'ikirere barimo ngo agende agere ku Mana, bitewe nuko arazitirwa. Umukozi w'Imana Dawidi we yagereranyije isengesho nk'imbaraga zishongesha ibishashara, nk'imbaraga zishongesha ibishashara biriya byo mu nzuki cyangwa se buje kendo. Iyo usomye muri Zaburi 68 umurongo wa 2 haranditse ngo nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara cyangwa se ibishashara biyagira imbere y'umuriro niko abanyamahanga bazarimbuka imbere y'Uwiteka. Reka nkubwire muvandimwe, tangira wige gusenga kugira ngo za mbaraga z'umwijima zakurwanyaga zitangire gushonga mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo uri gusenga mu mwuka, iyo uri gusenga mu ndimi, iyo uri gusenga wageranye umushyikirano n'Uwiteka, bituma nta bikurangaza. Abantu benshi barimo basenga haza ibibarangaza, haza ibintu byinshi mu mitwe yabo. Ntabwo nishyuye inzu, abana banjye bararwaye, umugore wanjye twashwanyira ijoro, ku kazi baranyirukana. Ibyo bikaza bigatuma ya connection iguza n'Imana yangirika. Ariko uri gusenga mu ndimi, Umwuka wera araguconnecta, Umwuka wera aragupositiona, Umwuka wera agushyira mu byimbo. Muvandimwe ndagusengera kugira ngo Uwiteka akwigisha gusenga mu ndimi mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwuka wera akumanukire muri uyu munsi, Umwuka wera akuyobore kandi agukomeze mu izina rya Yesu. Pawulo yaravuze mu rugambiro rw'Abakorino ibice 14 umurongo wa 2 ngo uvuga mu rurimi rutamenyekana sabana bwira keretse Imana. Uvuga ururimi rutamenyekana sabana bwira keretse Imana, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Iyo urimo rero usenga mu ndimi, urimo ukominika n'Uwiteka, urimo ubwira Uwiteka uti papa, ubuzima bwanjye ndakwinginze bugende gutya na gutya na gutya. Tuganire nk'umubyeyi n'umwana. Ugatanya kuganira n'Uwiteka, Uwiteka nawe akohereza uburyo bwo kugutabara mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero tangira wige gusenga, tangira wige kubyuka kare, tangira wige kubyuka watura ibyiza ku buzima bwawe. Reka nkubwire, Satani ntago atinya abanyamafaranga, wapi. Satani ntago atinya abayobozi, wapi. Satani ntago atinya abantu bazi kuririmba neza, wapi. Satani atinya abantu bazi gusenga. Satani atinya wa muntu uzi gusenga mu ndimi. Niyo mpamvu iyi mpano Satani yarazitiye mu itorero kugira ngo abantu bayikerenze. Ariko uyu munsi ndagusabira kugira ngo Uwiteka guha imbaraga mu izina rya Yesu. Uwiteka turakwingiza ngo uduhe impano y'Umwuka wera, turakwingiza ngo uduhe impano yo gusenga mu ndimi
uduhe uburyo twakominika nawe abadayimoni batabyivangamo. Uwiteka ndakwinginze ngo uduhe ubushobozi mu izina rya Yesu. Uvuguruza imigambi y'ababi, uvuguruza imigambi y'abakobanyi ku buzima bwacu. Utwongera imbaraga mvajuru, utwongera imbaraga Uwiteka mu izina rya Yesu. Icyo watuvuzeho Uwiteka ndakwinginze ngo gisohore ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Za mbaraga z'umubi, za mbaraga z'abadayimoni zituzitira, zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka uduhe kumenya ukuri kwawe, kandi Umwuka wera tumanukire mu izina rya Yesu. Turakwishimiye, turakunezerewe, ni mu izina rya Yesu nabaje nizeye, amen. Muvandimwe, Uwiteka aguhe umugisha kandi akugirire neza. Shalom.